Yes, ladies and gentlemen, ndizera ko mumeze fresh out of 5. Hanyuma reka mbabwire ngo ikaze one more time, ndamaze one more time. Munyemerere uyu munsi nigarukire tena ku nkuru ya Beni, noneho aho bigeze kano kanya witwa Coach Gael ariho aravuga ati aratakamba ati rwose nyaboneka ibintu by'amagambo mu bigabanye mu bireke nta rwango mfitanye na Beni. Hanyuma hamaze igihe kinini mu itangazamakuru havuga urwango hagati ya The Ben ndetse na Kalumba Gael uzwi nka Coach Gael ureberera Bruce Melody mu muziki, ndetse nyuma y'igitaramo The Ben aheruka gukorera mu Burundi byavuzwe ko hari ubuhemu uyu Gael yashatse kumukorera, harimo no gushaka kwica igitaramo cye, kugura amatike yose ufite The Ben akinjiza amafaranga ariko noneho agasanga ari kuririmbira intebe. Icya kabiri yashatse kugura aho ibibuga byagombaga kwakira ibitaramo bya Ben byagomba kuba, muzi ko The Ben n'igitaramo aho cyavuzwe ko kigomba kubera bwa mbere ntago ariho cyabereye, bahise babyimura. Ubwo Ben rero yibwaga telefone mu Burundi, byavuzwe ko Gael ari we watumye Exdira kuyiba. Exdira mbabwire ko mu cyumweru gitaha azaba ari mu rukiko kuburana kwifungwa n'ifungurwa. Si nibyo gusa kandi ubwo The Ben aheruka gukora igitaramo muri BK Arena, byavuzwe ko Gael yatanze miliyoni 20 kugira ngo ashake kwinjira muri system ya BK Arena maze yice icyo gitaramo. Si ibyo gusa kuko hari byinshi cyane byavuzwe. Icyakora Gael we ukunda kumvikana avuga ko The Ben ari nk'umuvandimwe we, ariko ibi ngibi Gael abivuga Ben we igihe ari iberi Burundi yarabivuze, avuga nubwo ateruye neza, ariko abakurikiranira hafi iby'imizika nyarwanda barabisobanukiwe. Yavuze yuko hari umuntu ushaka kwica intambwe yiwe, intambwe yose ateye hari umuntu ushaka kugira gute ushaka kuyica. Yongera aravuga ati mwabantu mwe mwirinde kwifatanya n'abari abantu babashaka kunsebya. Ubwo ashaka kuvuga bafata ku mavuta bariya baba bashaka kwifatanya n'umuntu ushaka kumusebya Ben. Havuzwe byinshi rero ko Coach Gael noneho we mu kiganiro aherutse gukorera kuri chaîne ya YouTube yitwa aba VIP TV, yavuze ko hari bimwe biba muri showbiz abantu bitiranya n'urwango kandi ari ingenzi muri showbiz muri rusange. Yavuze ko uko amatiku yiyongera ari nako abagira ibyo bakora mu myidagaduro babyungukiramo. Ku rundi ruhande avuga ko ibyo bamuvugaho byose byarenze gutwika byo muri showbiz akaba ari ibinyoma, kuko ibyo bamuvugaho birenze ukwemera. Birenze ukwemera rero kwa muntu. Iyo aba ari ukuri yagakwiye kuba ari gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera, kuko yasanzwe u Rwanda rwubahiriza amategeko. Ariko ukibaza ukuntu umuntu ajya kugurira amatike, ukibaza ukuntu umuntu ashaka kwinjira muri system y'igitaramo kugira ngo gihagarare. Ibyo ntabwo biba kiri showbiz, ahubwo biba byabaye ibindi bindi tujye tuvugisha ukuri. Kandi Gael yavuze ko hari n'abazana iyo migambi ntibanashyiremo n'ubwenge. Ati mbaye ndi umugome sinagira n'ubwenge ku buryo najya gutakaza aya mafaranga yose. Yashyize umucyo ku bivugwa, avuga ko aramutse afitanye ibibazo na The Ben aho kujya mu bugome yajya mu mategeko. Avuga ko byose bivugwa bitizwa umurindi n'abari hafi ya The Ben bishakira kurya. Abasaba gukoresha ubwenge kuko barakabya bakanarengera. Uyu ni Gael we akomeje kugaragara avuga yuko we rwose ikijyanye nuko hari umwuka mubi afitanye n'umuvandimwe The Ben, icyo ngicyo cyo ngo ntagihari, ariko nyamara ibyo twiyumvishije kwa Ben we avuga yuko rwose afite ikibazo, ariko nubwo aterura avuge umuntu afitanye nawe ikibazo, ariko ibyo yatangaje ari Burundi yavugaga yuko afite ikibazo cy'abantu bashaka kumusenyera izina, abantu batera intambwe imwe bagatera 10 bashaka kumusenya, but akagenda hano tuba rero uyu mugabo witwa Coach Gael
ariko we mu magambo amaze iminsi ari kuvuga avuga ko nta kibazo afitanye na Ben. Hanyuma ikintu cyitwa gutwika rero by'agatwiko ko muri showbiz mw'abantu mwe, hari igihe twebwe tugira ngo abantu bari gutwika ariko ugasasanga ibintu byageze gute byarenze igaruriro, ugasanga ibintu noneho nta buryo tugifite byo kubugaruramo, ahubwo ugasanga noneho dusigaye abantu urwango ruri ku yindi level, abantu urwango rusigaye ruteye ubwoba. Yego gutwika muri showbiz bibaho ni na byiza kubera yuko hari uburyo ki bitangwa bituma amakuru akomeza gusirikira mu matwi y'abantu, ikindi bigatuma umwartiste ahora atibagirana aba hari nyine ari mu mitwe y'abantu. Ariko nanone hari igihe gutwika bigeraho bikarenga, byarangiza noneho bikavamo amatiku, amahane, bikavamo ubugome, bikavamo ibintu bitari fresh. Niyo mpamvu akenshi uzabona nk'abahanzi batembera nk'urugero muri Tanzania nka Diamond Platnumz abahora afite pembe, ahora afite ikintu kigomba kuvuga mu itangazamakuru, kibe cyiza ariko kiba gihari, ariko we akabikora as business, apana gushyiramo ibintu by'ubugome n'uburiganya n'ibiki. Ariko hano ku ikesi y'uyu mugabo witwa Ben na Coach GAEL yo yamaze kurenga igaruriro, sinkubeshye, yamaze no kurenga uko abantu babitekerezaga, uko abantu banabyumvaga. Urumva nimba umuntu ashobora kuva i Kigali akagira BJ ashaka kwica igitaramo cyawe, so ibyo ntabwo biba bikiri ugutwika, ahubwo haba harimo guhombya gutuma nyine utikorera akazi kawe. So showbiz rero ikintu yagakwiye gufasha cyangwa n'ibyo gutwika ni ukugira ngo ahubwo n'ibyo bitaramo abantu babyitabire baze, ahubwo wowe uri kugira gute, uri kubyica. So izi ni rumbazi Coach GAEL we agira gute arabihakana, ariko uwitwa Ben we akomeza ashimangira yuko hari umuntu rwose utamwifuriza ineza muri muzika yiwe, cyangwa se utamwifuriza gukomeza gukora. So ni Ben rero ugiye gukora ubukwe mu kwezi gutaha. Hanyuma ikindi ni Ben nanone ugiye gusohora indirimbo ebyiri, yamaze gutangaza ko anytime ashobora kudropinga one song. So abantu bari bazahera kuri gospel cyangwa azahera ku ndirimbo asanzwe akora, ibyo ntago tubizi, ntago yigeze atubwira ngo azahera hehe. Gusa icyo ndicyo nicyo abantu biteguye, cyo kugira ngo twongere tubone Ben, twumve kuko ese umuziki uracyari wa wundi cyangwa nawe byaje kwanga nk'ibyaba bana binaha ngaha sigaye baririmba indirimbo ikamara iminota 15 iri kuri platform abantu bakayinjoyinga ubundi tugakomeza. So reka turindire rero amatiku y'aba bagabo rero, wa mugane abahuje amabuno barogana, reka tunayarekera aha ngaha atazaducisha ati. Gusa uwitwa Coach GAEL we akomeje gushimangira ko nta kibazo afitanye n'umuvandimwe Mugisha Benjamin.